Hola. Reka rero nongera mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza mwese muvuga muti ibiganiro binyura kuri Rwanda Sport Channel ntabwo byaducika aho muri hose mu bice bitandukanye by'igihugu, abari burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali, abari mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane Afurika, abari ku mugabane Burayi, Aziya, Amerika y'Epfo n'iya ruguru ndetse n'umugabane wa Oceania. Mwe mwese rero mwamaze gukora subscribe muvuga muti reka tujye dukurikiranira hafi ibiganiro binyura kuri Rwanda Sport Channel, ndetse yewe mukaba mukomeje kubireba nyine icyo mbakangurira ari ukubisharinga, likinga ndetse no kubikomantaho mugashyira ibitekerezo bijyanye n'ibyo mukurikirana mu bijyanye n'inkuru ziba zivugwa mu mikino. Abatarakora subscribe rero namwe mwavuga nini mukubite mubangura tujye twibanira mu buryo butandukanye, namwe inkuru zijye zibageraho mu buryo bwihuse, muzisharinge, mukore like, mushyireho ibitekerezo byanyu. Ndabizi ko mu bice bitandukanye by'isi muba mudukurikiye, abariyo bari za Arizona muri Leta Zunze za Amerika, bari za Los Angeles, abari za Washington, abari za New York, abari bari ku mugabane Burayi aho ngaho i Paris, i Bruxelles ndetse n'ahandi, yewe n'abari muri Aziya nayo babayo, ndetse no kuri Oceania, muri Amerika y'Epfo n'iya ruguru hose nzi ko muhari, ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye byo ku mugabane Afurika nka za Mozambique, Zambia ndetse n'ahandi. Impamvu mvuga bare rero nuko muri aka kanya inkuru igomba kubageraho, ndetse yewe mwarimu nayitegereje muri benshi, bamwe mwavugaga muti ariko hasigaye iki, kuki Rayon Sport idatangaza, kuki ubuyobozi bwacu bwicaye ubusa? Ibyo rero ndagira ngo mbabwire ko muri aka kanya hari inkuru tugiye kuganiraho, ariko kandi namwe abayovu, namwe muvuga muti natwe dutegereje icyo ubuyobozi bwacu buvuga ku bijyanye n'inkuru y'umutoza Haringingo Francis. Ubwo rero abayovu namwe muri za Paris, muri za Bruxelles, muri za Mira mu Butaliyani ndetse no muri Amerika bariyo n'ahandi mu bindi bice bitandukanye by'igihugu, namwe nimureke tuganire. Ariko kandi n'abaperi namwe nimugira ngo nta makuru abavugwamo, ikipe yanyu nayo ikomeje imyitozo. Turabareba rero turebe abakinyi ese binogeje bite, ndetse yewe reka mitemera kuri APR Football Club, ariko kandi mamere kuri AS Kigali nayo muri iminsi ifite amakuru nubwo itafite abafana, ariko kumva ibyayo hitubigereranya n'ibijya biba mu yandi makipe. Mwese murabizi ko ari akajagari, ubuyobozi bubiri, abomwe burangajwe imbere na Dr. Veterinary Rubagumya, urundi narwo rurangajwe imbere na Rindiro. Nyuma yaho rero bakoreye inteko rusange, bamwe batayemera, abandi bayemera, bamwe bemereye iyi, abandi bemereye yabaye kwa gatanu, yabaye ku cyumweru. Umwe mu batabiri inteko rusange kwa Rubagumya wari ufite umurimo muri Kigali yamaze kwirukanwa, yitwa Christophe Habyarimana. Uyu nguyu bamaze kumukimbiza bavuga bati ni gute wowe witabira inama y'inteko rusange y'ubuyobozi tutemera? Nawe avuga ati ariko nanjye ndi kuri stati niyo mpamvu nayitabiriye. Ubwo rero iyo ni rwaserera irimo, dushobora no kumva mu minsi iri imbere hari n'abandi birukanwe wenda bitewe nuko hari ibyo inama bitabiriye bandi batayemera, kandi abafite ijambo nabaye kugeza ubu ngubu tutabeshyanye, abafite ijambo byo nabo kwa Rindiro nibo bisa naho bashigitiwe n'umujyi wa Kigali. Ariko kandi abo kwa Rubagumya nabo baravuga bati natwe dushyigikiwe n'amategeko amategeko niyo aturengera, tuzagera nayo nibiba ngombwa no mu rukiko no muri cour de cassation, tuzagera nayo tuburana uburenganzira bwacu, kuko turi muri stati, kandi stati mwebwe bamwe na bamwe muri kwa Rindiro ntabwo muyiriho. Iyo ni rwaserera kuvuga muri AS Kigali. Muri APR rero kuko ndirukanka cyane ngewe mu bitambangura ibyanjye bikavaho nkajya gushaka ibindi, byo navuze bikaba birarangiye nkajya gushaka ibindi. Muri APR Football Club ho haravuga iki, bakomeje imyitozo bitegura ikipe ya Muhanga Football Club, bagomba gukina ku cyumweru. Abantu baravuga bati atatu agomba gutaha. Imyitozo rero irakomeje, birumvikana hari abari bari mu ikipe y'igihugu, barimo Gilbert Kagege, bariyo Moniyo Mugabo Claude, barimo Adolphe Hakizimana, barimo uwitwa Mugisha Gilbert. Abo nibo bakinyi bari mu ikipe y'igihugu ku ruhande rw'ikipe ya APR y'Amavubi. Ubwo rero abo ngabo bagomba gusanga abandi kugira ngo bakomezanye imyitozo bitegura umukino bafitanye n'ikipe ya Muhanga. Abandi bakinyi uretse witwa Suwane, uyu nguyu afite akabazo k'imvune yagize mu myitozo, ariko ngo kadakanganye ku buryo nawe isaha n'isaha yatangira imyitozo. Nayo Yunus na namwibagiye ko yari mu ikipe y'igihugu. Hanyuma uwitwa Nige na Clement nawe agomba kuba akina kuko imyitozo yayitangiye nta kibazo afite. Bavuga bati reka rangize sezo turebe ibizakurikira, kuko kugeza ubu ntarongera amasezerano mu ikipe ya APR, kandi bivuga ko ngo Hilal yamaze kumurangiza, yamaze kumusinyisha. Ibyo nabyo turabitegereje, ariko agomba kurangiza gahunda yatangiye mu ikipe ya APR Football Club.
abandi ba Dawuda, ba Jibril Watara, ba Dawo, ba Togwi bose barahari. Igiteganyijwe no kureba kuki batashitura ngo bakine umukino ukomeye nk'uwo twabonanye Stephen Philippe Constantine. Burya hari igihe umutoza badafite abakinnyi nuko nubwo Amavubi tuvuga ngo yiyongeremo Joy Lance Michaels ndetse na hari Joy Lance Michaels, hari na Leroy Joy Michaels. Nubwo biyongereyemo bakaba bagaragaje ko bakomeye, ariko n'akaboko k'umutoza karimo. None uyu wa APR ufite ba Dawuda, ufite ba Dawo, ba Togwi, ba Watara, turushe yawe birihe ko ari cyo abakunzi b'ikipe ya APR bakomeza kwijujutira. Aho ni mu ruhande rw'ikipe ya APR, ariko barategura Muhanga kandi abakinnyi bose bameze neza. Ku ruhande rero rw'ikipe ya Rayon Sport misenyerekezamo, ariko nakabanje mvuga ni reka ntajye mvuge Rayon Sport bakoze imyitozo ku munsi w'ejo. Bakora imyitozo bikekwa ko witwa Haringingo Francis aza gusesekara mu nzove, ariko siko byagenze. Gusa noneho Rayon Sport iravuze iti reka duce impaka, duca amazimwe, uwanga amazimwe abantu bahabona ni ko umunyarwanda yaciye umugani. Reka noneho mbere yuko anagera mu myitozo Haringingo Francis binyuze ku mbuga nkoranyambaga zacu duhuriraho n'abakunzi bacu ndetse n'abatadukunda bakazisura, ibyo birabareba. Twebwe reka tubatangarize ku mugaragaro, tudashidikanya, tudaciye ku ruhande, tudaciye mu bifefeko, ko witwa Haringingo Francis yamaze kuba umutoza wa Rayon Sport. Bati we are delighted to announce that coach Haringingo is our next coach. Batangaza rwose ku mbuga nkoranyambaga bavuga bati twishimishije cyangwa tunejejwe no kubamenyesha ko uwitwa Haringingo yabaye ari we mutoza wacu wa hazaza. Ndetse yewe mu nzove akaba atangije imyitozo kandi nta kibazo na kimwe. Bavuga bati reka tumuzane, tumuhe inshingano zo gutwara igikombe cy'amahoro. Muri kimwe cya kabiri afite gorira yayerimira agakina n'izava hagati ya APR cyangwa Etincelle. Baravuga bati iyo mikino ibiri Haringingo ibintu byo gukuranamo, nubwo wenda bitamuhiriye muri Kiyovu, ariko muri Bugesera yari yabikozeho mpaka agera ku mukino wa nyuma. Ndetse yewe no muri Mukura yari yarabikozeho, yewe no muri Rayon Sport si ubwa mbere yaradutoje nabwo arabikora. Agera ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro atsinda ikipe ya APR. Bati n'ubu rero niyo twahura n'ikipe ya APR uwitwa Haringingo yayisezerera. Bakaba rero bamaze kumumenyekanisha. Ubu ni umutoza w'ikipe ya Rayon Sport ugiye gukotana kuva ku mukino wa Gicumbi bafite muri shampiyona kuri uyu wa gatandatu. Niwe ugiye gutegura ikipe, ubwo akazakomeza n'indi mikino Rayon Sport itarakina ya shampiyona. Navuga ngo idakomeye irimo Muhanga, irimo ayo Magaju, irimo Marine, irimo Rutsiro. Murumva ko ari amakipe, irimo Kiyovu Haringingo ya aturutsemo, ndetse na APR nyirizina bafata nkaho ariyo bahataniye igikombe. Ese Haringingo ararusyaho? Ibyo no kubitegereza tukabireba. Yarusyaho yagira rero hari ikipe ya Kiyovu Sport yaturukagamo cyangwa se avuyemo, iyi nayo iri gukubita agatoki ku kandi ivuga iti wagenda wagira, ariko umenye ko ufite engagement cyangwa se amasezerano mu ikipe ya Kiyovu Sport y'amezi abiri. Ikaba ikipe ya Kiyovu Sport idakozwa ku kuba yakwishyurwa amezi abiri Haringingo yarasigaranye kuri kontra ye, dore ko bavuga ko bamuhembye ukwezi kwa kabiri n'ukwa gatatu ngo barakumuhemba ejo bundi tariki 5 ngo baraguhemba abandi ngo niho birangira. Hanyuma ariko bakavuga bati kuba yarashesha amasezerano ku giti cye ntawe tubyemeranyijeho, bakaba bamaze kurega muri Ferwafa. Ikirego cyamaze kugerayo, bategereje icyo Ferwafa ikora, ndetse baravuga ko bamenyesheje na Fifa ku buryo ngo aho yajya hose atemerewe kuba yatoza. Ibi rero sinzi uko biri buze gukemuka. Hanyuma ubwo naramuka atoje nyine, ubwo kuva ku wa gatandatu Rayon Sport ikina na Gicumbi, ubwo Kiyovu Sport iraba igaritswe, ariko ruracyageretse hagati ya Kiyovu Sport na Rayon Sport. Ese Kiyovu Sport yaba yaraheze ku ruhu inka yarariwe kera nk'uko abanyarwanda babivuga? Ese Kiyovu Sport yaba yigiza nkana? Ese Kiyovu Sport iratera waraza, niko babyita, niko tujya tuvuga? Ese Kiyovu Sport bamwe bati ntiyagakwiriye kuba ahubwo yishakisha uburyo kiyategura umukino wa Gasogi ndetse n'indi mikino, ikareka gutekereza ibya Haringingo ko bishobora kuba dekuraje ndetse bikabona baca intege?
ibyo ni by'abakunzi b'ikipe abanyamupira bamwe bari kuvuga, ariko abandi bati nikomeze ihanyanyaze. Rayon nabo bakayibwira bati Kiyovu Sport uraruhira ubusa nubwo uri umukeba, ariko ahangaha turakugarika, si ubwa mbere twaba tukugaritse. Iyo rero ni saga ikomeje kugaragara hano muri Rwanda Premier League. Ubwo turategereza turebe, imyitozo yarayitangije nta gisibya, mu masaha yayitangije nta gisibya. Hanyuma ni ukureba ese umukino wa Gicumbi arawutoza, hari icyo Ferwafa iri bubikoreho. Kiyovu Sport ntiri butahihe amaramasa. Kiyovu Sport ntibari buyibwire bati wowe fata amafaranga Haringingo yaragusigaraniye. Ibyo nibyo dutegereje kureba hagati urubanza ruzaba hagati ya Kiyovu Sport ndetse na Haringingo Francis ndetse na Rayon Sport, uko Ferwafa yandikiwe ndetse niba koko na FIFA bayimenyesheje, kuko baravuga bati nta handi haba mu Rwanda ni mahanga Haringingo akwiriye kujya gutoza kandi akidufitiye amasezerano. Kiyovu Sport ngo irifashisha ingingo ya 16 n'iya 13 zigenga amategeko yo kugura no kugurisha abakinnyi ndetse n'abatoza, amategeko ya FIFA. Ninde wigiza nkana hagati ya Kiyovu Sport na Rayon Sport na Haringingo? Rayon Sport yo reka mvuge Kiyovu na Haringingo, kuko bya Rayon Sport yo ravuga ati twebwe umutoza twamurukiritse, nta kindi nubwo tutavuganye n'ikipe hano mu Rwanda, niko bikorwa. Ubwo nukuza tugategereza tukareba uko biri bugende. Ngibyo rero ibiri kuvugwa. Abakinnyi bo imyitozo barayitangiye, na Bedi nawe ari gukora, Mugisha Didier nawe ari gukora, ndetse we yanakwifashishwa. Umuntu ugikora duke ni Emery Bayisenge. Abandi bose barahari uretse abagiye mu ikipe y'igihugu y'u Burundi ndetse n'indi Kumana Asumani, abandi bose barahari. Murakoze cyane, mukomeze mwana nanjye kuri Nda Sport Channel. Ubwo nanjye uko ibishya biza nanjye niko maniteguye kubagezaho. Bye bye, ciao.